Hello friends, muri iyi video tugiye kureba ese ni gute wajya live kuri YouTube. Ese umumaro wa live nuwuhe ya YouTube cyangwa indi social media yari yose. Hanyuma tugiye kureba ibisabwa byose kugira ngo ube washobora gukora live kuri YouTube, hanyuma nawe bigende neza nk'abandi. Guys, mwaye ikaze niba ari ubwa mbere umbonye ikintu ugiye gukora, kora subscribe, ufungura inzogera niba ari ubwa mbere, hanyuma kandi like iyi video tujye tubana mu zindi video zose. Hanyuma nubona hari ikibazo ugizemo cyangwa hari ikintu nshaka kubaza, umbaze muri comment, ndahari cyane. Guys, reka dutangire. Kugira ngo ukore live kuri YouTube bigusaba ibintu nk'abingaye by'ingenzi. Icyambere, kugira ngo ufungure live kuri YouTube ugomba kuba ufite nibura aba subscribers 50. Bari munsi yaho ntibishobora gukunda gukora live. So ugomba kuba nanone udafite restriction ya live. No kuvuga ngo ugomba kuba nta restriction ufite yo waba warahawe bitewe na live wakoze. Icyo gihe waba wemerewe gukora live kuri YouTube. Kuba ufite aba subscribers 50 nibura, kuba nta restriction ufite, hanyuma iki gihe waba washobora gukora live kuri YouTube. Hanyuma wakwibaza ngo rero iyo ugeje aba subscribers 50 bigenda bite? Ugeje 50 ufungurirwa live kuri YouTube, ariko iyo live bigomba kuba ifite limitation. Izo limitation ni YouTube izishyiraho, aho usanga hari umubare w'abantu utemerewe kwakira. Uwo mubare w'abantu uturuka kuri audience ufite. Niba ufite abantu bakiri munsi hejuru y'abantu 50 kugera ku 1000, uba ufite ugomba kwakira abantu bakeya. YouTube ubwayo niyo ibyikorera. Hanyuma rero iyo urengeje abantu, iyo ugeze ku bantu 1000 ugashobora kugera hejuru y'1000, uba ushobora kugenda ukurirwaho za limitation wari ufite, ukagenda ufungurirwa channel yawe, za limitation zikavaho, hanyuma ugafungura live ikaba yazaho abantu benshi. Bisaba rero iminsi YouTube igaprocessinga kugira ngo irebe neza nimba abo bantu 1000 bawe bagumaho, kuko iyo bavuyeho hakavaho umwe ku bantu 1000 ugasubira munsi y'1000, usubira kuri za limitation za zindi YouTube yagushyizeho z'abantu bafite abantu 50 munsi y'1000. Icyo gihe rero iki nibitegereje yitinzemo gutyo, no kugira ngo irebe ngo abantu bawe baragumaho. Iyo bagumyeho rero tayari uhita ugira icyo bita za limitations zose zivaho, hanyuma noze yawe YouTube live yawe ikagenda neza cyane. Hanyuma nkuko nabivugaga, ugomba nanone kuba warafunguye cyangwa se warafunguye live ya YouTube nibura mbere y'amasaha 28 kugira ngo bikunde. No kuvuga ngo iyo ubonye ufite aba subscribers 50 ukaba ufite nta limitation, nta restriction ufite nibura mu minsi 90, ikindi ugomba gufungura YouTube live stream nibura mbere y'amasaha 28 yashize wemererwa kujya live. Hanyuma rero ikindi cy'ingenzi twavuga nuko YouTube live ifasha mu content creator kuba interactingana n'aba followers cyangwa aba subscribers be, bakaganira direct, bakagira ibyo bagezaho nabo bakagira ibyo bamugezaho. Irafasha cyane kuko rero igira gute, promotinga channel yawe ikaba yagira kure cyane. Igihe cyose ufite abantu bagukurikira mugahuriraho, igihe cyose uri live uba ushobora kuba waganira n'abantu bawe bikagufasha gutera imbere. Rero ibyo ni ibintu by'ingenzi. Ubwo ni live stream ukoresheje telefone yawe in general, iyo ni live ya telefone. Guys, nifuza kubagezaho ibijyanye n'ibyi live. Nimba hari ikintu video gufashije usobanukiwe neza ibisabwa kugira ngo ukore live ya YouTube, kora subscribe, ufungure inzogera, hanyuma iyi video kandi like, wandike muri comment inyunganizi cyangwa se igitekerezo ufite n'ikibazo ufite, tujye duhora tubana. Guys, ndabakunda. Be blessed.